aha rutarimo umugore muzima runayumbayumba, hanyuma ibindi bizajya biza bihite, n'ababandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi. Hari ugize babandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane, ariko namwe mujye mubasuzugura. Mubane nabo, mubaha agaciro, mububahe, ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe. Hari ugeze kumbaza rero, babaza buri munsi, baranasuzugura, barandeba bakabona, arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo, arambaza ngo ndiki, ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari n'injiji. Arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe, ngo uri uko yambwiye, yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. Ubwo murumva icyo ashaka kuvuga? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira nti yewe mu Rwanda ndi ibyo byose n'ibindi utavuze. Ubwo yashaka kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi, ariko ati hutsi cyangwa tutu. Ndamubwira nti ni ibyo byombi n'ibindi, ntariko icyangombwa ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda, sibyo? Tariki 15 tuzaba turi kumwe. Muraho baturage ba Nyarugenge n'abandi bavuye ahandi, ndabashimiye. Ndashimira n'abatugejejeho, ndashimira n'abatugejejeho, ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano, bisobanura amateka yacu. Ndabashimira mwese, ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe. Ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu ngubu. Kandi reka mbanze mpere ku rugero. Intare murazizi? Intare murayizi? Hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu indwanyi, ubwo ni intore n'abasirikare.
baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare, wampa intare ziyobowe n'intama. Murumva icyo bivuze? Ariko twe twarabirenze, FPR n'Abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Icyo byashakaga kuvuga ibya mbere, ingabo z'intare, uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba. Kurwana nk'intare rero nta nubwo uba ukeneye cyane ukuyobora w'intama. Kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Rero ibyo twabyumvise kare twebwe. Ndahera kuri ibyo mbashimira mwese Abanyarugenge n'abandi batwumva, Abanyarwanda, ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize. Birimo ya mateka yose batubwiye abamaze kutugira ibyo batugezaho. Urugamba twarwanye rwari rukomeye koko, ariko uzi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga, babyumva byombi biri hamwe. Ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho, bitewe n'uko rwatereranywe, ariko binatewe n'uko rwateraniweho. Iteka induru igahora ari induru ku Rwanda. Ariko Abanyarwanda buriya bumwe dusubiramo twigisha buri gihe, kujya hamwe n'imbaraga, kugira intego n'imbaraga, gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga. Ibyo rero mu guhindura amateka yacu niyo nzira twahisemo, niyo nzira twanyuzemo. Yewe nubwo ndi umukandida wa FPR, ndetse dufite n'abo dufatanyije, jye kuza hano ntacyo mbasaba, ahubwo ndakibashimira. Twarabanye,
twanyuze muri byinshi hamwe tugeze kuri uyu munsi. Icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR n'abandi bafatanije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo y'ibyo twifuza. Ibyo byose birivugira. Nicyo cyanzanye hano, ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere, dukomeze dufatanye dukorera igihugu cyacu, ndetse nka kwa kundi mubivuga ibyiza ko biri imbere n'impamo, ntabwo ari impuha. Turacyafite urugendo rurerure, ntabwo turagera aho twifuza kuba turi. Ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara, ahubwo bidutera izindi mbaraga zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere. Aha, ibyo ndaza kubigarukaho. Ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu. Hari bwa butumire numvise Musa Fazili yangejejeho. Ntabwo njya nanga ubutumire yewe, cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho. Aha. Kungezaho ubutumire bwangezeho, nanjye igisubizo ndakibahaye. Ubu isigaye hanyuma ubundi iby'amatora, aho abantu batorera, ntabwo navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nanze aho nari ndi, ngiye ahandi nakunze. Uko byagenze bibi byakozwe n'abandi, njye nta ruhare mbifitemo. Ariko ntibyambuza gutorera aho ariho hose, nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora. Tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose. Hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize. Rwose ibyo biragaragara, birumvikana nkaho ari byinshi, kandi koko nibyo ni na byiza, ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye. Aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza. Ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze, ntabwo bisa nkaho ari byiza
mu bindi byari bisanzwe. Inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero. Ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri iriya tariki buriya dutora umuntu, dutora abantu, hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki, dutora abantu ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore. Nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi muri za ntare, za ngabo z'intare, ntabwo ndahinduka nanjye. Icyiza cyabyo rero, intare zibyara intare.